أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله دائما على أعدائهم من اليوم إلى يوم الدين. ثم الصلاة والسلام على الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، المسمى في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ishimwe ikuzo iteka ryose ribe irya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bya Allah bisakare kandi bizakomeze kuba kuwasozereje intumwa n'abahanuzi, kuwakoze ibishoboka byose ngo tube turi abo turi bo, dusobanukiwe n'umuremyi wacu watugejejeho inema y'Uwisilamu, tunezezwa nabwo tugashimishwa nabwo, akaba ari inema irenze izindi nema zose. Nta wundi ni intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amani n'imigisha ku mwanya nk'uyu nguyu nyuma y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndetse aya mahoro abe ku muryango we muziranenge ahlal bayt b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ku mwanya nk'uyu nezezwa no gusabira amahoro n'imigisha abagerageza n'abazagerageza kubungabunga urumuri rw'Uwisilamu, bakaba barakurikiye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndetse n'umuryango we muziranenge abakurikiye uwo murongo mugari wose, by'umwihariko abashiya cyangwa abakurikizi b'umuryango mutagatifu w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nabo amahoro n'imigisha bya Allah subhanahu wa ta'ala
bibe kuri bo, kandi Nyagasani abarebeshe ijisho ry'impuhwe kuri iyi si ndetse no ku munsi wa nyuma insha Allah ta'ala. Bavandimwe rero, nyuma y'ibyo byose, ku munsi nk'uyu uremereye, umunsi w'ijuma, umunsi uhagarariye iminsi yigize icyumweru, akaba ari umunsi mukuru w'abayisilamu ku ruhande rw'iminsi igize icyumweru, ni umunsi nifuje ko twibukiranya ku kintu kijyanye n'agaciro k'ubumenyi ku muyisilamu. Ese ubumenyi butumariye iki? Kumenya byadufasha iki? Ese inyungu iri mu gushaka ubumenyi ni iyihe? Ese Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani ntagatifu mu magambo maziranenge yabivuzeho iki? Ese Rasulul Akram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala Muhammad wa ali Muhammad ndetse n'umuryango we muziranenge abayimamu bagerageje kubivugaho iki? Mpamvu ki rero natekereje ko twakwibukiranya kuri iki kintu kijyanye no gushaka ubumenyi? Usanga muri sosiyete za Kisilamu zitandukanye abantu basinziriye ku kijyanye no gushaka ubumenyi, aho ushobora gusanga abantu bakanguriwe kuza kumva cyangwa se gukurikira darasa, inyigisho zitandukanye, wareba ugasanga nta muntu waje, rimwe na rimwe ugasanga ari abantu bake cyane. Bishoboka ko yaba ari agaciro gakeya abantu baha ikintu cyitwa ubumenyi, al-ilm. Iki kintu rero ntabwo bikwiye ko twakagombye kumva neza ko ubumenyi ari ikintu giciriritse, gufata umwanya kwanjye nawe tukicara duteze amatwi uwateguye icyo agomba kuduha ngo twumve neza ko ari ugutakaza umwanya. Ntabwo bikwiye kubonwa cyangwa se kuba iyo hali imeze gutyo ku bantu b'abayisilamu, by'umwihariko abakunzi n'abakurikizi b'umuryango mutagatifu w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mbere Allah muri Qur'ani arabanza kutubaza ati, ese yewe muntu wumva neza ko iyo uje kugira ibyo wongera mu bwonko bwawe cyangwa mu bwenge bwawe, ese niba wumva neza ko uje gukora ubusa cyangwa se nta kintu kidasanzwe uri buze kuza gukura aho ngaho? Arakubaza ati, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Ese mu bitekerezo byawe, mu byiyumviro byawe, ese wumva neza ko abantu bazi n'abatazi bangana? Wowe washyiraho bihwanye cyangwa washyiraho biruta na birutwa? Ahangaha rero niho buri wese agomba gutekereza ati, ese niba abazi bari hejuru y'abatazi, ukuri nuko la ya'lamuna, ntago bangana imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. N'ibikorwa bizabaranga bizaba bitandukanye, kubera yuko abasobanukiwe hari ibyo bazirinda, abadasobanukiwe bisange bakoze amakosa bitewe nuko nyine ibyo bintu batabizi yuko bakagombye kubyirinda, cyangwa se ibyo bakagombye gukora bakabireka bitewe n'ubujiji kubera kudasobanukirwa. Ni kenshi rero Allah subhanahu wa ta'ala yagiye yereka abantu agaciro ko gushaka ubumenyi no kumenya. Ahangaha rero usanga sosiyete nyinshi za Kisilamu zifite umwanya ufunguye, cyangwa se zihagaze nabi, cyangwa se zibyumva nabi, cyangwa se zibibona nabi, bitewe n'iki? Bitewe n'agaciro gake babiha. Aha rero tuzasanga bizihe ngaruka? Tuzasanga ingaruka zo kuba ni gake uzasanga mu muryango umubyeyi atekereza yuko mu muryango we w'abana yabyaye benshi havamo abana bazahagararira cyangwa se bazaba abazungura b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Turabizi neza ko kugeza kuri aka kanya ubuzima buragoye,
kugeza kuri aka kanya. Kera habagaho kubwira abantu uti weza guhangaha nawe uzafate biriya, ukumva neza kuzava kwisa abana bawe basigiye ibishoboka byose. Ariko twaje gusanga hari ubundi buzungura bundi bunakomeye cyane Imana inashaka buzakomeza no kuduherekeza kugeza yaumul qiyama. Ubuzungura bujyanye no kuzungura intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ibi rero bikaba byadufasha iki? Bikaba byadufasha ko igihe twahaye agaciro ikintu kijyanye n'ubumenyi, igikorwa kijyanye n'ubumenyi, ukaba waba uzi neza ko mu mbaraga watakaje, we mubyeyi, mwebwe ababyeyi mwabyaye abana, turabizi neza irera ry'abana, kubyara abana ntabwo biba byoroshye, kubarera ntabwo biba byoroshye, ariko kubona umuryango we w'abana batari munsi ya 3 bose bakazagenda bakabimfabusa, ukamera nk'utaragize icyo usiga imusozi. Bitewe n'iki? Ngewe uri gusoma izi aya turi kuzibukiranya, igihe kizagera nzasaza, igihe kizagera nzarwara, igihe kizagera nzahura na mitihani, ibigeragezo bya Allah mu buryo nzi cyangwa ntazi. Ese bibayeho ko ibyo bigeragezo bifitwe n'abashehe 3, Imana ibiturinde, ariko bigashoboka ko bose bari kwa muganga bararwaye, kandi wenda imisigiti ni myinshi. Ese nitubona neza ko iyi miryango yacu tuba twaragize ikintu cyo gusinzira no kutabona ko dufite inshingano zo gusigasira ibimenyetso by'Imana subhanahu wa ta'ala? Ese bibayeho ko bamwe bumva neza ko wenda bari buze kujya gukorera hanze y'igihugu kubera ko buri wese afite ubwisanzure, uvuga ati ngewe ngiye mu Burayi, numvise wenda ariho bibuze kugenda neza, n'undi nawe atariko nanjye mfite umwene wacu, nge nanjye nzajya ahandi mu kindi gihugu kindi. Ariko abandi imiryango yacu, abana bacu turabahirira amashuri y'ibindi, nabyo ni byiza, ariko ibijyanye n'idini n'inshingano zo gusigasira umuriro w'idini ntabwo ababyeyi benshi tubikozwa. Ese tukibaza ngo ni bandi Imana yaremye ikabaremera yuko abana babo aribo bazasigara inshingano zo gusigana iki? Inshingano zo gusigasira ibimenyetso by'idini y'Imana subhanahu wa ta'ala. Aha rero ngewe mbona ko ari icyuho dufite gikomeye cyane mu miryango yacu ya Kisilamu, aho tudashishikariza abana bacu gufata iya mbere no gukunda idini, no kumva neza ko basi nubura ntuzabure 2 mu bana 5 ufite, ntuzabure basi wahombeje cyane, ntuzabure mu mwana umwe uzavuga ati ni umwana basi natajya n'imbere kuri mimbari, ariko basi azaba ari umwana igihe ari mu rubyiruko bagenzi be abashe kubakangurira cyangwa se kubagarura ku bimenyetso by'Imana subhanahu wa ta'ala. Tuvuga tuti basi kubera yuko fulani wo muryango wa fulani ari mu ikipe y'urubyiruko, ari mu ihuriro ry'urubyiruko, basi tuzi neza ko ntago ashobora kumva hari ikintu kiri kugenda nabi kubera yuko arasobanutse. Ni umwana wicaye imbere ya shekhe runaka, ni umwana wahamagawe mu byicaro runaka by'ubumenyi akabasha kwitabira, byanze bikunze n'umuntu usobanutse. Ibibazo rero n'amakosa abaho mu buzima bwacu aterwa no kudasobanukirwa no kwisanga turi hanze y'ubumenyi, mu gihe ubumenyi ari itara ryakagombye kutumurikira rikadukura mu icuraburindi rikatujyana mu rumuri. Aha rero Imam Sadiq alayhi afdalu salatu wa salam, Allahumma salli ala Muhammad, yaravuze umunsi umwe, Imam Sadiq yaravuze ngo sekuru Imam Ali bin Abi Talib yarabajijwe ngo ese umuntu w'umumenyi kurenza abandi ni uwuhe? Watubwiye umuntu waba arusha abandi ubumenyi, ahagarariye abandi ubumenyi mu bumenyi, yaba ari uwuhe? Twebwe rero mu buzima bwacu bwa buri munsi tuzi ko umuntu w'umumenyi cyane ari umuntu usoma Qur'ani mu ijwi ryiza, tuzi ko umuntu w'umumenyi tukamupimira ku bimenyetso cyangwa se ku tuntu dutoya, ariko hari uburyo bari babo bagiye batwereka kandi bwafashe imitima yacu
kugenda dusobanukirwa umumenyi cyangwa se umuntu nk'ibyo bibazo byose tukabibonera ibisubizo kandi binyuze mu buryo bwiza bwadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Arangije aravuga ati umumenyi nyawe cyangwa se uhagarariye abandi, man jamaa ilmu nasa ila ilmihi, ni wa wundi uzakusanya ubumenyi bw'abantu yabashije kugera imbere. Wagiye imbere shekhe fulani ku bumenyi bwe urabufata uko bwakabaye, ubwo yaguhaye shekhe runaka arabufata, imbere y'amarji'i runaka wayihakuye ikintu runaka, ugakusanya bya bindi byose wasaruye, uwo nguwo ntuzaba ari umumenyi. Kubera iki? Ntuzicare ngo wumve ngo wicaye imbere ya runaka umwe ngo tayari wowe muri ubumenyi uri imbere y'abandi bose. Ikindi, ntabwo ari wowe uzipima kuri umumenyi, ahubwo mu by'ukuri nugenda kuri rwa rwego ntuzabasha no kwibona ngo wumve yuko hari abantu usumbye iki, usumbye ubumenyi. Rero bikaba biduha umwanya wo kugira gute, wo kwifungura. Hari runaka wateguye darasa, itabira darasa ze uzumve, byanze bikunze uraza kugira ikintu uri buze gukuramo. Nihagira n'undi uri buze gutegura isomo runaka, uraza ntabwo uri buze kubura icyo uri buze kugira gute, uri buze gukura mu ki, mu byo wateguye kwigisha. Bikaza rero kuguha iki, kuguha rwa rwego rwo kuzaba uri umwe mu bantu bafite ubumenyi burenze ubw'abandi, kubera yuko wafashe ibya runaka n'ibya runaka urabihuza cyangwa se ubigera uba ufite ubumenyi bwinshi cyane. Mu burwayi rero tugira kubera kuticara imbere y'abamenyi ngo twige, tugira ikintu kijyanye n'ubwo dufite tugashaka kumugonganisha. Ugasanga umuntu yumvise shekhe runaka avuga amasala runaka, akayibaza mugenzi we w'umushekhe nanone, agamije kugira ngo asebye wa wundi yumvise avuga ikintu runaka. Uzabibona inshuro nyinshi abemeramana, kubera iki? Ntabwo bazi uburyo gukoresha neza ubumenyi. Nimba warumvishe ikintu runaka ukacyumva no kwa runaka, bigumane muri wowe, ukore ubihuze, urebe icyagufasha muri wowe. Ariko ntabwo ari kugenda uvuga uti runaka yavuze gutya, runaka ameze gutya, ubwo runaka nta bumenyi afite, fulani niwe ufite ubumenyi. Aha rero niho usanga nyine ikijyanye n'ubumenyi kidukubita icenga, aho kugira ngo bitubyarire inyungu ugasanga bitubyara igihombo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Allah rero akagira ati innama yakhsha Allahu min ibadihi ulama. Ikizakwereka yuko ubumenyi ari ikintu gikomeye nuko abantu bahawe ubumenyi nibo uzasanga batinya Imana kurenza abandi. Nusanga warahawe ubumenyi ku kijyanye na takwa, gucira bugufi Imana subhanahu wa ta'ala, kwibombarika kwa ugasanga ntabwo iyi khushu'i ugasanga ntabwo ikurangwaho, uzamenye neza ko ntabwo uri mu bantu bahawe ubumenyi. Kubera yuko Nyagasani avuga ko abantu bahawe ubumenyi nibo batinya Imana kurenza abandi bantu batahawe ubumenyi. Bivuze ngo rero inyungu yo kugira ubumenyi nuko bigufasha kumenya uburyo witwara imbere y'umuremyi wawe Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi zitandukanye rero nk'uko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, itubwira ku kijyanye n'agaciro k'ubumenyi. Yaravuze iti innal abda idha kharaja fi talabil ilmi, igihe umuja cyangwa se umuntu ahagurutse agiye gushaka ubumenyi, nadahu Allahu azza wa jalla, ahamagarwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ntahamagarwa n'uwo ari we wese, ahamagarwa n'Imana subhanahu wa ta'ala min fawqi al-arshi, mwisi yayo yo hejuru, mu kirere cyo hejuru. Amuhamagara amubwira ati marhaban bika ya abdi, uhawe ikaze yewe muja wanjye, uhawe ikaze. Kubera icyo ahawe ikaze? Kubera yuko agiye gushaka ubumenyi. Bivuze ngo rero niba ari umwana wawe agahabwa ikaze na Allah subhanahu wa ta'ala, byanze bikunze twaba tuzi neza ko igikorwa cyo gushaka ubumenyi ari igikorwa cyadufasha kugira gute, kuba tuzi neza ko imiryango yacu iri ahantu hari umutekano usesuye. Rasul akomeza agira ati atadiri ayi manzila tatulubu wa ayi daraja tarum. Ese wabuzi urwego uri gushaka, wabuzi icyo uri gushaka,
ese yewe muja cyangwa gusa nuko wumvise ushaka ubumenyi ni bwiza ukaryoherwa n'abasoma aya za Qur'ani ukaryoherwa n'abatanga khutuba akaba ari cyo cyonyine nagira musobanukirwe ikiri mu byo ugiye gushaka. Rasul akomeza agira ati Imana iramubwira iti tudahi malaikatil muqarrabina, wowe icyo ugiye gukora gushaka ubumenyi kizagufasha kikwegereze urwego rw'abamarayika babandi banyegereye Allah subhanahu wa ta'ala. Numara gushaka ubumenyi uzaba uri ku rwego iruhande rwanjye ngewe uburyo uri hafi yanjye bizabiri nk'uko abamarayika bagira gute bari hafi yanjye ngewe Allah subhanahu wa ta'ala. Litakunu lahum qarina, uzaba uri hafi y'abamarayika n'abamarayika bari hafi yanjye. Kubera iki? Kubera yuko uri ku rwego cyangwa se wagiye ku rwego rwo gushaka iki bwo gushaka ubumenyi. Icya kabiri akavuga ati wala usilannaka bihajatika, ndetse nzakugeza ku byifuzo byawe. Igihe uri umuntu washaka ubumenyi ibyo uzifuza kuri ngewe Allah nzabiguha kandi uzanezerwa. Faqila li Imam Sajjadi alayhi salam, Imam Sajjadi arabazwa ati yewe imamu, ma ma'ana mudahatu malaikatullahi azza wa jalla, ese ili jambo mudahatu malaikatullahi azza wa jalla almuqarrabina liyakunu lahum qarina, ese bisobanura iki? Imam Sajjadi arasubiza ati arababwira ati amma sami'ta, wamubazaga aramusubiza ati amma sami'ta qawlullahi azza wa jalla, ese niwegeze wumva amagambo y'Imana ntagatifu avuga ati shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Nimwegeze mwumva aho Imana igira iti Imana yahamije annahu koyo la ilaha illa huwa, ko nta yindi Mana uretse yo, wal malaika na malaika bakagira gute bakabihamya, wa ulul ilmi na babandi bahawe ubumenyi. Bivuze ngo igisubizo cyo muri amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala kiri muri iyi aya tumaze gusoma, aho Imam Sajjadi yasubije ababwira ko uyu muntu Imana ivuga yuko azaba yegera abamarayika bafite inshingano, ni bamwe mu bantu bahamije ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa. Imana iti rero kuba ari abantu banjye ba hafi bansenga nta makosa bakora, nawe bizamurinda kujya kure y'amakosa, kandi ni bamwe mu bantu bazahamya nzaba nzi neza ko bahamije ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa uretse ngewe. Icyo ngicyo azaba yabashije kukigeraho. Ni kenshi rero intumwa y'Imana ikunze kugaragaza agaciro k'ubumenyi mu buzima bw'ikiremwa muntu, ariko abantu benshi ntibashake kumva neza icyo intumwa y'Imana iri kuvuga, ugasanga abantu bari kubitera umugongo, ariko mu by'ukuri gushaka ubumenyi ni ikintu gifite agaciro mu buzima bw'ikiremwa muntu. Byageze intumwa y'Imana ivuga iti sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allama baba min al-ilmi, umuntu uziga akiga umuryango umwe w'ubumenyi cyangwa se akagira ibyo amenya mu bumenyi, amala bihi aw lam ya'mal, bwa bumenyi yamara kubumenya akabwigisha cyangwa se akabyihorera, ariko ugasigara uri alimu cyangwa se uri umumenyi hari ibyo usobanukiwe, kana afdal min an yusalliya alfu raka'a tatawu'an, azaba aruta umuntu wasenze man salla alfu raka igihumbi azisari kandi mu buryo bwo kuba nta kindi kintu ari buze kubangikanya n'izo raka. Umuntu kwicara imbere y'ubumenyi akiga agasobanukirwa akaba ari bibiri, kuba yakoresha bwa bumenyi bwe mu kuba yabuha abandi cyangwa se agasigara agize gute ari umuntu usobanutse ufite ubumenyi. Ahangaha rero bivuze ko nta muntu ugomba kuba atagize gute adasobanukiye, kuko byanza bikunze uri umuyisilamukazi, amategeko y'Imana usabwa kuba ugomba kuyubahiriza. Ntiwayubahiriza rero utayazi,
kandi ibyinshi tubisanga mu kuba twicaye imbere y'abantu bagomba kudutegurira inyigisho bakatwigisha, twahamagazwa tukagira gute tukitabira gahunda zijyanye no gushaka ubumenyi. Iyo urebye rero mu buzima bwacu bwa buri munsi nkuko nabigarutseho, iyo hatangajwe ngo hari ubumenyi bugiye gutangwa kuri masala runaka, ku kintu runaka, usanga abantu birimita wagira ngo hari biri mu nyungu z'uwatangaje ko agiye gutanga ubumenyi. Abantu bamenye neza ko bakagombye kujya kumwambura kiriya kintu kiri dhahabu cyangwa se gifite agaciro, ahubwo abantu bakumva neza ko tayari wenda hari ibindi bintu bindi cyangwa se ari n'ibindi bintu bisanzwe abantu bagira gute abantu babona. Aha rero Nyagasani akatubwira ati nyamuneka mugerageze mushake ubumenyi kugira ngo mubashe kuba ibiremwa byiza bikunda Imana subhanahu wa ta'ala. Ndetse Allah subhanahu wa ta'ala yagerageje kugaragariza abantu yuko gushaka ubumenyi ari ikintu gikomeye, ndetse ko hari n'ikintu Allah yateganyirije abantu bashaka ubumenyi. Hari urwego Allah yashyizemo abantu bashaka ubumenyi. Ntibireba ngo mpaka ube marji'i, ntibireba ko mpaka ube mujtahidi, madamu wowe uri mu mwanya mwiza wo kubahiriza amategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala. Inshingano zawe ufite kuzigenza neza, kuzitwaramo neza, tayari nta kintu ugonganaho n'amategeko y'Imana. Wowe uri alimu, ku kijyanye n'isawumu umeze neza, ku kijyanye no gusiba nta kibazo, ku kijyanye n'iswala nta kibazo, ku kijyanye n'isuku uhagaze neza, amategeko ajyanye n'ubuzungure ubifiteho nose ku rwego rw'uko nta makosa wakora, uzi agaciro k'umuturanyi wawe, idini yabyigishijeho byinshi cyane bigize iki bizengurutse bikagira ubumenyi tusabwa kugira ngo tube dufite. Allah rero akagira ati mu by'ukuri ba bandi bahawe ubumenyi hari ikintu nabakoreye. Icyo kintu Allah yabakoreye rero nicyo Allah agarukaho muri Qur'ani atubwira ati ba bandi bahawe ubumenyi, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها المؤمنون والمؤمنات، أيها المسلمون والمسلمات، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله. bavandimwe mu ngeri zitandukanye, ngiriye inama roho zanyu, ariko ku mwanya wa mbere ngira inama roho yanjye ko twafatikanya tugatinya Imana, tugacira bugufi Imana subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, Imana iragira iti yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum. Imana izamura mu nzego ba bandi bemeye muri mwebwe, ba bandi bageze ku rwego rwo kuba abemera Imana subhanahu wa ta'ala. Aha rero hariho kwibeshya kwacu rimwe na rimwe twibwira ko kuba umuyisilamu ari no kwitugera ku rwego rwo kuba umwemera. Hari ukuba umuyisilamu ntacyo, ni urwego rwiza, ariko no kugera kuri daraja yo kuba umwemeramana, abo rero bageze kuri urwo rwego Allah ati nabazamuye mu nzego. Allah yakomeza muri iyo aya agira ati walladhina utul ilma darajatin, naba bandi bahawe ubumenyi nabo narabazamuye mu nzego. Aha rero biraza kudufasha iki? Nibiradufasha kumenya ngo nimba twebwe dufite imiryango yacu, abana bacu, dufite urubyiruko, ese turangira iki ko Imana ibazamura mu nzego? Ese turabaharira isi n'ubuzima bw'isi bizagenda gute? Umwana ibintu arimo byose nta hantu ahuriye n'uburyo kuzamurwa n'Imana. Ntibimujije ko umwana ashobora kubona ibintu bibiri, ilmu dunya wa ilmu al-akhirah, ubumenyi bw'isi n'ubumenyi bw'idini. Ubumenyi bwo ku munsi wa nyuma bwadufasha
n'ubumenyi bwadufasha gutunga imibiri yacu byombi akabikombatanya. Ariko basi rwa rwego Imana izamuramwo abantu, umwana ukamwifuriza kuzamurwa mu nzego. Ese n'umusiga umusigiye mu isi gusa, si umwana washishikarije kwicara imbere y'abamenyi. Barahari benshi batandukanye, ariko ugasanga ibindi byo tubishyira n'imbaraga, ariko ibijyanye n'idini, ibijyanye no gushaka bya bindi bizatunga roho zacu, usanga tubigiramo imbaraga nkeya cyane. Aha rero niho muri bwa buryo tubwirwa ngo iyo mwene Adamu yitabye Imana, ibintu bitatu biramufasha. Ibi bintu bitatu Abayisilamu turabiririmba cyane, turabivuga cyane, biragoye kurangiza uko utari wumva iyi hadisi ivuga ibintu bitatu bifasha umuntu igihe yitabye Imana. Ariko iyo turi mu buzima busanzwe duhumeka, kubitekerezaho no kubitegura biragoye. Usanga muri famiye ababyeyi batekereza ngo ariko runaka wacu, uriya mwana wacu waduha Imana akazaba umumenyi. Ndetse no muri porogaramu dufite, namara kugera ku rwego runaka amasomo y'ikizungu, basi tuzamufasha tumusunike ajye kwiga amasomo y'idini. Ni bake cyane, babaye banahari ni bake cyane. Ugahita wibaza ngo ese kutari gufasha wa mwana kumutegura mu bijyanye na roho, umunsi uzaba wararangiye twagushyize muri mwana ndani, cyangwa se ngiye mwashyize muri mwana ndani, ese wa mwana azaba kumariye iki kandi tugomba kubitegura? Waladun salih yad'u lahu, umwana mwiza cyangwa se umwana utunganye kugira ngo azajya gusabira ku Mana subhanahu wa ta'ala. Ntibivuze ngo azaba umushehe azanga kuri mimbari, la. Nubwo yabaza agaciro kawe, umubyeyi yuko yapfuye yitabye Imana, aba afite ubundi buzima bundi akeneye, afite ibyo akeneye bindi. Twebwe turi kubashishikariza kugundira isi, imitungo yacu tukayibatakazaho, ibyo bakeneye byose tukabibaha, ariko ntitumenye neza ko turi kwirahuriraho umuvumo. Simpamya neza ko mu bintu byiza byashimisha umuryango ni uko uvuga uti we papa na mama, ndiho umwana wanjye aransabira, n'igihe ntariho umwana wanjye mfite icyizere cy'uko azasabira ku Mana, kubera yuko natanansabira Imana izabimubaza. Ntako ntagize ibijyanye n'ubumenyi bw'ikizungu, amafaranga yanjye nayamutakajeho, umutungo narariye amajoro nabideze gute, simpumeke singire gute. Ariko twese abantu benshi, abenshi twese, ariko abenshi muri twebwe turasinziriye cyane. Aho wibaza ngo ese niba utari gushyira imbaraga mu rubyaro rwawe, aribo bazasigara bacunze imitungo yawe cyangwa imitungo yabo, ukaba uri gushyira imbaraga gusa mu bindi bintu bindi, ese wowe nturi gutegura ubuzima bwa nyuma y'uko uzaba wavuye mu mitungo yawe? Bya bindi byose tukubahamo, mu nyubahamo n'abandi uko tubanye mu buzima bwa buri munsi muri iyi si, aho kugira ngo utegure umushinga, proje y'uburyo uzakomeza kugira ubuzima waba uri muri ya mitungo yawe cyangwa wayivuyemo, ahubwo gusa uri kugwiza isi gusa. Hahandi umwana azaba ari bize n'abakire bagenzi be, ibyo kuvuga ngo papa wapfuye yarapfuye nyine byaragiye, yabaye inyama, yabaye ibyatsi. Uzi ubwenge rero abana babagera gute? Abatsiburira kuza muri madarasa. Uzi ubwenge afata porogaramu akavuga ati nagera ku rwego arangije universite, umwana wanjye azajya kwiga idini, kugira ngo bimufashe kumenya agaciro k'umubyeyi igihe hariho n'igihe hatariho. Igihe wa mwana atazatwarwa n'isi akazirengagiza kugutangira sadaka mu mitungo wasize wowe. Iki rero byanze bikunze ni icyuho gikomeye cyane sosiyete ya Kisilamu ifite. Bidufasha iki rero? Byadufasha gukanguka, tukamenya neza ko ikijyanye n'ubumenyi no gutegura abana bazadufasha, nabo bwabo bakaba bari bazima, ariko yo mu qiyama tukazisanga twarakomeje kugira ubuzima kabone nubwo tutari tugize gute, tutari turi mwisi y'abazima, cyangwa se twaritabye Imana subhanahu wa ta'ala. Dusoreze rero kuri hadithi Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib, yaravuze ati ashakhisu fi talabi al-ilmi kalmujahidu fi sabilillah. Umuntu uwo ari we wese uzahaguruka agiye gushaka ubumenyi, wumvise itangazo rikubwira ngo hari amahugurwa hano ku musigiti, aya mahugurwa byanze bikunze ntihari buze kuvuga ibindi, ni ukuza kukubwira cyangwa se kugusomera aya za Qur'ani, hadithi z'intumwa y'Imana, hadithi zitandukanye ziza gufasha nafsi yawe. Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam aratubwira ati umuntu uzatera iyi ntambwe
azaba ari umuntu uri mu nzira y'Imana subhanahu wa ta'ala. Nyuma y'icyo ngicyo, inna talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin, tumenye neza yuko ari itegeko kuri mwemeramana uwo ari we wese, yaba ari uw'igitsina gabo ndetse n'umwemeramana w'igitsina gore, twese n'inshingano zacu zo gushaka ubumenyi. Wa kam min mu'minin yakhruju min manzilihi fi talabil ilmi illa yarji'u fala yarji'u illa maghfura. Nta muntu uzahaguruka agiye gushaka ubumenyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abantu bazi ko gushaka ubumenyi ari ukurira amadege bagiye mu bihugu byo hanze, cyangwa se gushaka ubumenyi ari ukujya muri bihugu bitwegereye muri East Africa. Nubwo nabyo biri mu nzira yo gushaka ubumenyi cyangwa mu buryo bwo gushaka ubumenyi, ariko si bwo buryo bwonyine bwo gushaka ubumenyi. Aha ku musigiti ubumenyi twabahakura, aho duturanye nawe yaduha ubumenyi duturanye n'umushehe. Madamu ufashe umwanya wawe wicaye ugamije kugira icyo wongera mu bwonko bwawe cyangwa mu bitekerezo byawe, uri gushaka ubumenyi. Baratubwira ngo rero rwa rugendo wakoze uzahangana urugero ku musigiti, uraza gusubira mu rugo ibibazo byawe, amakosa wakoze yose yagize gute yababariwe. Mutekereze kugira ngo murebe ubuzima tubamo dukora amakosa nk'abantu. Amakosa nta muntu udakora amakosa kuko turi abantu, ariko twashyiriyeho uburyo, no muri ubwo buryo harimo kuba wateguye urugendo rwawe rwo kujya gushaka ubumenyi. Urataha neza neza umeze nk'akana gatoya kakivuka, kubera yuko ibyaha byawe byose byababariwe. Kubera iki? Kubera igikorwa cyo gushaka ubumenyi. Mu by'ukuri rero bavandimwe, igikorwa cyo gushaka ubumenyi tukiteho cyane. Twumve neza ko nimba koko dukora ibishoboka byose n'ibyo dukora, twumve neza ko mu nshingano dufite n'ibintu bibiri. Dufite umubiri ari wo w'isi turiho, tukagira na roho ari yo y'ibi turi kuvuga kugeza kuri aka kanya. Twita rero cyane ku bijyanye n'umubiri, ariko n'Abanyarwanda babivuze neza bati utazi umwanzi asiga umubiri. Nanjye nkongeraho ni utazi umwanzi yita ku mubiri. Uyu mubiri twese ni bangahe bari batoye ubu bakaba bamaze gusaza? Ni bangahe bashoboraga gushukura inyama urona ahangaha bakaba bayireba gusa bakayirebesha amaso bafite n'amafaranga yo kuzihaha? Ni bangahe bafashwe n'ibirwara bituma tutarya neza? Kubera iki? Kubera kwita ku mubiri. Ariko uyu mubiri tuzi ko tuzawusiga ahangaha, ntabwo wadushugurisha cyane. Nibyo wadushugurisha, ariko ntabwo ari byo byaturangaza cyane. Tuzi neza yuko rero umubiri hari aho dushobora gutandukana nawo, ariko roho ni sadiki wawe, ni inshuti yawe, izahoraho ubuzima bwose. Ima izahembwa cyangwa se izahanwa, ariko twatera intambwe kugira ngo roho zacu zizahembwe kandi zizishime, kubera yuko twaziteguriye neza. Rero igikorwa cy'ubumenyi rwose bavandimwe, tugerageze tugitereho intambwe, kandi rwose twumve neza ko ari inyungu zacu, kandi ni ineza yacu, n'ejo hazaza hacu heza, ni ibyiza Imana twifuriza. Ndetse tumve neza ko kuba nta wawe wazi idini cyangwa se wazaba ubumenyi, wumve neza ko ari cyasha ufite imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala, kuko Imana yakunyujijemo abana kugira ngo batungane, ntabwo ari ukugira ngo ubaragurireho kugira ngo bazite ku mubiri gusa, ahubwo bakagombye no kwita ku mubiri hamwe na roho. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduteza intambwe yo kumenya agaciro k'ubumenyi, ndetse no gutera intambwe yo kubusanga, kugira ngo ubashe kuduha ubuzima, ubashe kutumurikira, ubashe kudukura mu bibi, ndetse ubashe kutujyana mu byiza. Allah subhanahu wa ta'ala agerageze afungure imitima yacu, ayihe kumenya agaciro ko kumenya, ndetse byanze bikunze harimo ibyiza byazadufasha muri iyi si ndetse no ku munsi wa nyuma insha Allah ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala Ali bin Abi Talib salawatullahi rabbi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala
فاطمة الزهراء صلوات الله ربي وسلامه عليها. اللهم صل على محمد وصل على خديجة بنت خويلد صلوات الله ربي وسلامه عليها. اللهم صل على محمد وصل على إمام الحسن المجتبى صلوات الله ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وصل على إمام الحسين الشهيد بكربلاء صلوات الله ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وصل على إمام زين العابدين السجاد صلوات الله ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وصل على إمام محمد الباقر صلوات الله ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وصل على إمام جعفر الصادق صلوات الله ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وصل على إمام موسى الكاظم صلوات الله ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وصل على إمام علي الموسى رضا صلوات الله ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وصل على إمام محمد التقي صلوات الله ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وصل على إمام علي النقي صلوات الله ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وصل على إمام الحسن العسكري صلوات الله ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وصل على إمام الحجة القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، عافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وآل محمد.